Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe inshuti z'umusaraba, kuko bisanzwe muri kumwe nanjye Pastor Eric mu kiganiro Saveur Divine. Muri iki cyumweru ndagira ngo duhagarare ku magambo dusanga hano mu gitabo cya Esiteri ibice 4 umurongo wa 14, kuko bagenzi banjye mwumvise bamaze iminsi babivugaho, ariko nanjye ndagira ngo aba ari umurongo dusangira muri Esiteri ibice byaho ni 4 umurongo waho wa 14 muri iki gitabo nyine cya Esiteri, ariko ngira ngo dusangire n'intego y'aya magambo igira iti kuba uw'umumaro nibyo tugiye kureba mu gihe cyawe. Kuko n'ibicecekera rwose muri iki gihe nta kizabuza abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi, ariko we n'ab'inzu ya So bazarimbuka. Aharaho icyakwimitse ngo w'umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki. Imana yacu tugire neza cyane. N'urugero twahawe rw'uyu mukozi w'Imana Esiteri ubwo yiharaga akemera cyangwa se yitangaga, nubwo bakoresha ijambo ngo kwihara, akemera guhakirwa bene wabo agasa naho abitangiye. Ni ijambo risa n'iryumvikana mu kwitanga cyangwa se mu kutizirikanaho. Muri ubu buzima tumenyereye, uzabyumva kenshi n'iyo abantu barimo basenga, buri muntu wese aba yizirikana, ni njye, ni abana banjye, ni umugore wanjye, ni inshuti zanjye, ni papa, ni mama, ni ubuzima bwanjye, ni imiryango yanjye, hakazamo ijambo nge. Ariko Imana yatubwiye ngo nuceceka ntibizabuza abayuda gutabarwa. Bivuze ngo naho utagirira uwo Imana iri kukwereka umumaro, ntazabura kugirirwa neza no gutabarwa n'Imana, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko naho utakora ibiti n'amabuye byakora, ndetse n'abandi yabakoresha, ariko biragusaba kugira ngo wowe abe ari wowe umenya igihe cyawe. Reka mbabwire, iyo umuntu akisenga cyangwa se akikora yizirikanaho, hari uwacu yageze avuga ngo yamaze gusobanukirwa ko iby'umuntu ni ibyo atanze, si ibyo uriye, si imyambaro wambaye, ntabwo ari bya bindi uviva cyangwa se bijyanye n'ubuzima bwawe bwa minsi yose, ahubwo ibintu wikuyeho bigafasha abandi, bikagirira abandi umumaro, ni investissement uba ukoze mu buryo buri a long terme. Ibyo rero ni nkayo epargne yo mu buryo bw'umwuka uba ukoze. Ariko mu gihe ukivuga ngo ni njye, n'inzu yanjye, n'abanjye, n'ahantu hanjye, yamwa igahora isirikiraho, ni ukuri ugiciriritse mu myizerere. Reka mbahe nk'urugero. Nubona uhembwe, niba uri umusarariye ukorera nk'umushahara, ukabona urahembwe ukwezi kwa mbere, Imana iguha umugisha, uhembwe kwa kabiri, uhembwe ukwezi kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu, ukamara amezi 5 ukarya wa mushahara, ukawurangiza n'umugore wawe cyangwa n'umugabo wawe n'abana bawe, ukemura ibibazo byawe gusa, ugasanga muri uwo mugisha Imana yaguhaye nawe ntawuhesheje umugisha. Muri uko guhezagirwa ntawe nawe uhezagiye,
ubukristo bwawe buzaba bufite ikibazo. Imana iraguhezagiye, uguze ibiryo byo mu rugo, dutange urugero, uguze sitoke y'umuceri, uguze sitoke y'amavuta, uguze sitoke y'ibifungurwa bindi ntarondogoye muri uyu mwanya, ibiharage, ibishyimbo, amashaza, imboga, bya bintu dukoresha bya buri munsi kugira ngo ubuzima bwacu butere imbere. Ukagura sitoke ukayuzuza, bigashira, ukagenda ukagura ibindi, ukarya kweri pe, ugahaga amafiriti, ukarya inyama, bya biryo byose twibwira ngo bimeze neza, ariko ugasanga byose bicikiye mu nda yawe, byose biriwe n'abana bawe, biriwe n'umugabo wawe, biriwe n'umugore wawe, utuma inshuti murabiriye, ni byiza, ariko ugasanga wenda umukene muturanye abana be babuze nuko bajya ku ishuri, ugasanga umuntu muturanye aheruka arya rimwe mu minsi 3. Icyo gihe amaso yawe ntabibone ngo avuge ati uwagabanya kuri uyu muceri, niba nguze umuceri w'ibiro 20 ndiye 15, ibindi 5 nkabikoraho umugisha nkabiha umuturanyi, ukamugirira umumaro mu gihe cyawe, kuko ubwo uhezagiwe, ubwo uhawe umugisha wo kugira icyo ubona. Imana iguhumure ugire umumaro mu gihe cyawe, kuko hano tuhafite iminsi mikeya. Impamvu ivuga ngo ugire umumaro mu gihe cyawe ni uko hari igihe utazaba uhari, ariko no mu gihe waba uhari ntugire icyo ukora, uzagibwaho n'umugayo. Ariko ugomba no kuzirikana yuko wawugira utawugira, ugomba gutabarwa, Imana izaca izindi nzira. Ariko wari umugisha kuri wowe kugira ngo wumve ko ari wowe Imana ishyize muri uwo mwanya, kugira ngo igukoreshe uriya mugenzi wawe, iriya nshuti yawe, uriya muntu w'Imana atabarwe binyuze kuri wowe. Ariko waburiwe ngo nudatabara ntibizabuza Imana gukoresha abandi ikabatabara, ariko uzagibwaho n'umugayo. Ndakwinginga kugira ngo mu gihe nk'iki tuganira aya magambo umenye umwanya wawe, kari w'Imana itoranya kugira ngo ukore mu gihe cyawe. Tube ab'umumaro mu gihe cyacu, tuba ab'umumaro. Reka mbabwire, Tabita yari isobanukiwe, amenya neza yuko agomba kuba umumaro muri sosiyete yari arimo. Imana yari yaramuhezagiye, imuha umugisha muri atelier de couture yari afite, ariko akagira amaso areba kutizirikana, akareba muri korari, umuntu udafite ikanzu akayimuha, akareba mu baturanyi, umuntu wambaye ubusa akamwambika, akareba mu nshuti ze, ushonje akamugaburira. Igihe cyarageze, Bibiliya itubwira neza yuko ineza y'umuntu ari imutera gukundwa. Tabita aza gupfa, ntabwo ariyo nyigisho dufite muri uyu mwanya, ariko mufasheho urugero kugira ngo ugire umumaro mu gihe cyawe. Tabita agira umumaro mu gihe cye, akora imirimo ye, atangira guhamya kugeza ubwo yanditswe muri Bibiliya. Igihe cyarageze arapfa, ariko mu bintu bigaragara Imana yashingiyeho, yibutse kugira neza kwiwe. Igihe yari amaze gupfa, abantu baratakamba ati wa muntu w'Imana turabigenza gute kavuye mu mubiri, ko yatugiriye umumaro mu gihe cye. Mu gihe cye nta wamusonzanye, mu gihe cye nta wambaye ubusa. Imana irabumva, barasenga, Tabita arazuka. Nutagira umumaro, Imana izakoresha abandi, ariko uzagibwaho n'urubanza. Ndabinginga kugira ngo umenye igihe cyawe kandi usobanukirwe kugikoramo no kukibamo umumaro mu gihe cyawe, kugira ngo ushimwe n'Imana. Ntangiye urugero rwa nyuma nsoza. Ibuka Yosefu yari afite no kuba atagirira bene se cyangwa se abavukanyi be umumaro, kubera ibyo bari baramukoreye. Ariko amaze kwisobanukirwa, amenya yuko atagomba kwizirikana, nubwo yari ageze ahantu yakwishimye hejuru y'abamugiriye nabi, nubwo yari ageze ahantu avuga ari kijyana, ariko aravuga ngo impamvu Imana inyimitse nkaba umwami ni ukugira ngo ngire umumaro mu gihe cyanjye. Yahereye ku bamugiriye nabi, yahereye kuri bene nyina, agera ku muryango we, ku babyeyi be. Aho kubitura inabi bamugiriye, abitura ineza, kugeza ubwo byanditswe muri Bibiliya. Yisobanukiwe ko
ariho kubw'amahirwe Imana imuhaye ikamuha umugisha cyangwa se ikamuhezagira, bituma nawe ahezagira abandi. Imana nikugirira neza ukagira ikintu uronka, hazagira abandi bakironkaho kugira ngo bahabwe umugisha kubw'uko nawe uhawe umugisha. Imana ibafashe kugira ngo musobanukirwe igihe cyo kuba umumaro mu gihe cyanyu, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen, 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 amen.